Rukumberi, agace kuri ubu gaherereye mu karere ka Ngoma, gakikijwe n'ibiyaga n'imirambi bibereye amaso. Gusa inyuma y'ubu bwiza hihishe amateka ashaririye. Karori Karibana ni umwe mu babitse aya mateka mu mitima yabo bitewe n'uburyo bayabayemo. Kumbona uko nguko nayo mfite imiryango, mfite ababyeyi, mfite abana, nubatse. Uyu mugore ubona n'uwo niwe ushyumbushije Jenoside irangiye. Ubu nayo mfite imiryango rero, ahangaha ho ndi hari kwa data wacu, aho harazimye burundu, nta muntu wigeze asigara. Muri iyo miryango rero yose nkubwira yanjye nkomokaho ni igisigaye nyine. Nagace ngo ubusanzwe kari gatuwe n'abatutsi gusa, bari barahatujwe mu ntangiro y'imyaka ya za 60 bakuwe mu bice bitandukanye by'igihugu, dore ko hari n'ishyamba ryarimo inyamaswa ndetse na tsetse. Habimana Raymond ni perezida wa Ibuka muri Rukumberi. Umurenge wa Rukumberi wari uturiye ikiyaga cya Mugesera, indi mirenge yari iri ku ruhande. Jenoside iba rero bahise imirenge yose ikuba, ndetse no hakurya mu mirenge ya za Mugesera duhana imbibi tugabana na ruya ruzi rwa Mugesera, nabo bahise bashora amato. Indi mirenge yose iradukuba, idihita twohereza ku kiyaga. Niyo mpamvu abatutsi bahashiriye ari benshi, ndetse n'umusozi wose mwagiye mubona. Niyo mpamvu mwabonye ko nta muntu n'umwe uhari. Ibi amaso ntabiguhisha, hirya no hino muri aka gace nta kindi kikwereka ko higeze guturwa uretse bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko aha higeze kuba ubuzima. Iri ni itongo ry'imwe mu miryango yazimye muri aka gace ka Rukumberi, gari gafite umwihariko wo kuba kari gatuwe n'abatutsi gusa mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi, aho abagize umuryango ARG ndetse n'inshuti zabo benshi baba hanze y'igihugu muri iki gihe bafashe umwanya bashyiraho iyi plaque nk'urwibutso rwa Jenoside ku miryango yagiye izimya. Gusa nanone aha niho honyine hagaragara bene ibi bimenyetso by'amatongo. Mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Rukumberi kuri ubu hakinguye imibiri isaga 38,000. Imiryango yazimyeyo isaga 300 muri aka gace, naho abarokotse icyo gihe babarirwa muri 700 gusa. Mu birometero bitari bike uvuye muri Rukumberi ahitwa Nyarubuye mu karere ka Kirehe, amateka nk'aya aragusanganira. Nzeyimana Siridion na Mukanoheri Theopista ni bamwe mu barokokeye muri aka gace gakikijwe n'imisozi myiza itatswe n'amabuye. Ndabazi benshi, mfite n'umushiki wanjye yarafite abana 7 b'abahungu n'umugabo, bose barazimye, barapfuye barashira, nta n'umwe wasigaye. Yitwaga Cyanze, umugabo yitwaga Nyirinkwaya. N'ubu umugore ntabwo twabanya irengero rye n'abana babiri. Ibarura twakoze ni ibarura ry'imiryango yazimye burundu itagize n'umwe isigarana. Rero imiryango twari twabashije kubarura ni imiryango 57, ariko noneho no kuvuga ngo ntabwo ari ihame, kuko hari n'abandi twagiye twibuka nyuma bivuga ngo tugiye kuzakusanya amakuru neza nabo ngabo tubatangiye kugira ngo nibura nabo bamenyekane. Ibarura riherutse gukorwa mu turere 19 n'umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe abatutsi JARG ryashoboye kubona amakuru y'imiryango 9,706 yari igizwe n'abantu 42,647 yazimye. Nakewa kamwe ati mwana wanjye ngweno tujyana hano hepfo tujye kureba ku bitoki bikomeye. Mumfashe kuzabitara. Nahagereyo mpageze rero ubwo ngubwo sinzi ikintu kimfata, mpita nicara nkahita mutekereza. Ni ibintu byiza kuko byatumye twongera kwibuka amazina y'abacu. Ni igikorwa rero cyaduteye ishema cyane rwose, nubwo wenda tudateze kubagarura, ariko nibura nabaho bari twizera ko banejejwe nuko tukibibuka. Kandi ngo gahunda ihari ni ugukomeza gukusanya amakuru. JARG isanga ibi bifite igisobanuro cyihariye. N'uwarokotse ubundi ntiyagomba kuba ariho. Igisobanuro cyangwa se umugambi wari uhari wari uwo kurimbura. Iyo twibutse rero iyo miryango yazimye, ni ukuvuga ko ari ikimenyetso tuba dushaka no kugaragaza kindi.
n'ikidushishikaje si ukumenya ko ari imibare runaka, ahubwo ni ukugaragaza yuko hari imibare, ari imiryango yishwe burundu ikazima, umuryango nyarwanda ukagira igihombo. Muri iki gikorwa kandi abanyarwanda bashishikarizwa gutanga amakuru nyayo agaragaza bene iyi miryango yazimye. Imiryango yazimye kuri ubu byifuzwa ko mu gihugu hose hashyirwaho ibimenyetso aho bari batuye cyangwa urwibutso rwihariye nk'ikimenyetso kigaragaza urundi rwego rw'umugambi, ubukana n'ubugome ndengakamere Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yateguranywe igashyirwa mu bikorwa. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda, mu turere twa Ngoma na Kirehe.